Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod. Ni iby'agaciro kuri mwebwe mwakoze subscribe nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore tujye tubana umunsi ku wundi. Njyewe rero wumva ugusuhuza nitwa Elimogene, gusa nk'uko mubimenyereye ntabwo njya nza njyenyine. Mugisha Eli. Ni sawa cyane Mugisha Eli, nizere ko umeze neza. Ameze neza kabisa. Aho ni sawa cyane. Yego, nagira ngo duhere twinjire muri match za Premier League kuri uyu wa gatandatu ku itariki enye z'uku kwezi kwa mbere. Match zitangira retour ziraba zongera zitangira. Haratangira equipe ya Tottenham Newcastle ku isaha ya 8:30. Ariko before yuko twinjira muri match za retour, Mugisha, ni arere tour wabonye gute igice cya mbere cya shampiyona? Aba equipe uko wari uyiteze niko yitwaye cyangwa harimo n'izagutengushye? Ni fazere nabonye ya amakipe menshi yatengushye ahantu, kuko ubundi twajyaga tubona nko muri fazere ukabona nk'amakipe nyine aracyacucitse, biracyavangavanze kuko nyine utamenya ngo ni ikipe izatwara igikombe, ku buryo bavuga ati n'ikipe isoje fazere ari ya mbere bishobora kurangira wenda iri kurwana no kuba yabona Big Four. Ariko ubu ngubu urebye wenda ibisigaye ni ibya Big Four, ariko ekipe ya mbere ya Liverpool izindi zose yarazanikiye ku buryo nta bintu byinshi nyine byo ko umuntu yasesenguraho ngo avuge ngo wenda hari ukuntu biki n'ibiki, kuko irazisiga zose kandi ifite n'ikirarezo. Ni fazere yatandukanye nyine n'izindi fazere twagiye tubona, dore yuko byanaje gutuma nk'ino mercato yo mu kwa mbere iyi transfer market nyine ibaye open, noneho ukabona ko ishyushye cyane. Iri soko ryo mu kwa mbere rishyushye cyane, ubundi twabaga tubona ari isoko rikonje, ariko amakipe yose ari kuvuga ati agomba kugura akiyubaka bitewe n'uko yaratengushye, cyane cyane nk'ikipe ya Man City. Ni mu myaka myinshi tugiye tubona ekipe ya Man City struggling nyine, bigeze aho yastrugglinze nyine muri mufazare. Ikindi twavuga ni amakipe menshi agiye agira imvune zigiye zitandukanye nyinshi cyane. Mbega ni fazare none tubonye nka ekipe za Man U nta cyizere, yaba match nini zigenda nta cyizere zifitiye, kandi none ni fazare tubonye amakipe mato twari tuzi arwana muri relegation cyangwa se ari nko mu gice cy'inyuma cya table nyine cya Premier League table, ariho nyine amakipe arwana. Tukaba tunaho twarabonye ari mu gice cy'imbere cya table, urugero nk'amakipe nka Nottingham Forest ari ku mwanya wa nka Nottingham Forest iri kwa gatatu, za Bournemouth zirarwana hafi, za Fulham. Mbega amakipe yarazwi ko afite nyine profile ntoya, niyo ari kurwana nyine ku myanya y'imbere. So ni igice cya sezo cyatandukanye n'ibindi bice bya sezo, nyine ni fazare itandukanye. Nyine buri munsi yanabibona, ni ibintu bigaragarira amaso kabisa. Amakipe menshi makuru yatengushye abantu. Yego, inshuro ekipe ya Liverpool yasoje igice cya mbere cya shampiyona inshuro zigera kuri 6 cyangwa se zirengaho. Yatwaye inshuro imwe yonyine nibwo yatwaye igikombe. Ubu ngubu noneho hari icyizere umuntu ashobora kwiheza akavuga ngo nubwo yagiye icyamburwa dukurikije nka sezi ishize yari yashyizemo amanota 5, ariko wenda ubu ngubu harimo 6 n'icyo kirarane umuntu aba atahita abara aka kanya. So ubu ngubu dushobora kuvuga ngo iyi ekipe noneho ubwo igeze ahangaha ifite ikirarane cy'amanota arenga 6, umuntu ashobora kubara 9 kubera ikirarane tutiyeje ko none ariko ari Merseyside derby. Noneho Liverpool umunyago ngo izatwara igikombe, dore ko inshuro nyinshi cyane yasoje igice cya mbere cya shampiyona iyoboye, bisa nkaho yagitakaje, yagitwaye muri mwe gusa. Ubu ngubu bitandukanye nuko wabivuga, kuko nkuko tubivuga, reba ikurikiwe n'ikipe ya Arsenal irarushwa amanota 6, kandi Liverpool ifite n'ikirarane. So wateranya wenda andi makipe akaba yahanganye nayo ni
hari izo za Nottingham Forest, hari za Chelsea, hari urumva ni ekipe mbega zidapfa, kuko Arsenal twongeye tubona nayo akenshi irakora nyine ariko byagera mu bikorwa, irakina nyine ariko byagera nyine mu bikorwa nko bigeze nk'igihe cyo gutwara igikombe ukabona nyine isigara. So ni ibintu bitandukanye nyine kuba wavuga ngo wenda uravuga ngo Liverpool nyine hari imbogamizi zayibuza igikombe izabona, wenda biba ziri gura nabyo ni nka transfer ya Trent Alexander-Arnold, wenda nicyo kintu gishobora kwica nka club nyine mu mutwe, bigatuma nyine wenda bibacangamo gakeya, wenda hareba nuko batarongera amasara nka umukinnyi nka Mohamed Salah nyine ubahetse, banareba bakabona nta n'umukinnyi bapfa kumubona umusimbura, wabona nka myugaro wabo Virgil van Dijk nawe atarongera amasezerano. Nyine ibyo nibyo bibazo Liverpool ifite muri ino minsi, nacyo kibazo wenda cyabatera impungenge, ariko kuvuga ngo imikinire muri spirit wenda abakinnyi bafite nta hantu nyine nta mpamvu nimwe yafereza nyine wenda kuba hari ikipe nyine yabacalenjinga ku gikombe, biragoye, nta ikipe yapfa kubacalenjinga nyine ubu ngubu iraboneka, kuko nk'amakipe nyine yagombaga kubigaragaza muri match zatambutse, ariko wasangaga nka Arsenal itatinya kunganya na Everton, ugasanga nka ekipe nka Chelsea ntitinya gutsindwa na Fulham, nyine ukabona yuko ikipe iri seriye yonyine ni Liverpool kabisa, nta mucalenja mbona nyine vuba ahangaha, keretse wenda ntabwo tuzi ibiri buze nyuma, wenda biraza guhinduka, ariko ntekereza ko nta mbogamizi mbona Liverpool ifite kabisa. Umwaka ushize Arsenal yaraninze igice cya kabiri cya shampiyona itakajemo umukino umwe, kugira ngo ubu ngubu at least ibivuga ngo yatwara igikombe byasaba yuko Liverpool itakaza imikino igera kuri 3. So Arne Slot ibyo ari gukora muri Liverpool, uko yirinze kugira ibintu byinshi ahindagura muri la squad Klopp yari amusigiye, urabona bishoboka yuko iyo mikino yayitakaza. Ese no Arsenal yo uyu mwaka urabona ifite izo mbaraga zo kuba yakongera ikaraninga imikino igera kuri 17 idatakajemo umukino n'umwe? Byaterwa nyine na ifite squad yemera nyine kuraninga iyo mikino yose, nta mukino n'umwe itakaje, ariko nyine biterwa nyine nihozaho nyine ikavuga ati nyine igatekereza ku gikombe, bishobora kwikunda, ariko urumva iracyafite ibindi bikombe byo gukina, ifite za FA Cup, ifite za Champions League, so birasaba nyine kuba concentré, ariko ntekereza ko Arsenal yabishobora, yatsinda izo match zose, ariko nyine ari uko yitanura na Arsenal twagiye tubona usanga wenda ihugira itekereza wenda ko yatsinze wenda nk'ikipe nka Tottenham yagaruka kwa Ipswich, ugasanga birayigoye, cyangwa ugasanga nka sezo zagiye zitama, wasanga nka Aston Villa kubisare na Tour, kandi Aston Villa ari ekipe wenda yagaragaje ko tsindwa n'amakipe bisanzwe, nyine gusa itsinze ikipe iri kurwanira nk'igikombe cya shampiyona. Arsenal n'itandukanye n'ibyo bibazo nyine yagiye ihura nabyo, nicyo kintu cyayitabara, nicyo kintu byashoboka yuko atsinda izo match zose, ariko nyine urumva biragoye, kandi urumva muri izo match ifitemo n'ikipe ya Liverpool yangana igikombe, zo ni ibintu bigoye cyane, bisaba ngo Arsenal nyine yo ibitegure nk'ubu ngubu, ivuga ati wana buri match nyine ikayitegura nka match nyine y'amanota 3, apana kuvuga wenda ngo iyo match wenda niyo match nyine bashishikaje wenda muri sezo yose, ugasanga wenda yavuga ati wenda irategura Big 6 nyine uyizitwara wenda nibura na Big 6, ahako ntitegure nyine izindi match zindi. So nageza ko yabishobora nyine byaterwa na strategy. Tuvuye kuri izo hari ekipe ya Tottenham na Ange Postecoglou umusaruro wiwe mu by'ukuri usa nkaho utamenya ni umusaruro bwoko ki, bigeze noneho aho yiyama abafana kuza kuri stade. Icyo cyo duhereye kuri icyo cyo kwiyama abafana kuza kuri stade, si igitutu kimuriho cyuko atari kubona umusaruro yagakwiye kuba ahereza ekipe ya Tottenham? Wenda
sinzi niba ari igitutu, ariko ubundi umufana wese ntekereza ko ari umufana wa nyawe, ekipe ye iri mu bihe byiza nyine n'abafana baba bamuri inyuma. So impamvu wenda nuko abafana batanejejwe nuko babona Tottenham nk'uko bivuga nyine ni igitutu, wenda yuko abona nk'ibyo akaba akora Tottenham bihabanye. Ubundi bavuga ngo Tottenham ntabwo igira isoni, ahubwo sinzi impamvu yaba afite nyine isoni zo kuba abwirwa nyine nawe ibyo abonesha amaso. Hari niba ari muri FA Cup draw sinzi, Tottenham yatomboye ekipe ya Tottenham, nabonye yatomboye agakipe kitwa Tamworth gakina muri National League mu Bwongereza muri FA Cup, ariko kikugaragaza yuko Tottenham nta gitinyiro nyine igaragaza nyine agakipe ko gahita gaserebura kati twatomboye nyine Tottenham, bitewe nuko Tottenham nyine amakipe mato yakunda kuyigarika, bitari no sezo gusa, no muri sezo zagiye zitambuka. So Tottenham itandukanye nyine nuko nyine wenda ibigaragara ku makipe makuru ntabwo ari kwiguma kugaragara ku makipe mato. So ni Ange nyine ufite akazi wenda karenze kuba yatsinda ekipe nka za Man U ngo nyine yumve ko bisoje, ahubwo byibuze agakora wenda agashya agakura nka sezo yose, wenda akanaba n'igikombe wenda byibuze ari kimwe, wenda agakora itandukana n'abandi batoza nyine bagiye bamuhanziza nka ba Mauricio Pochettino, bakoze ibintu birenze ariko nta gikombe nyine, nta kintu basize inyuma. So ntekereza ko nicyo kintu nyine cyaba ari kizima nyine kuri Ange yabakoreye Tottenham. Yego, uyu Ange niwe wivugiye yuko ntabwo match za derby ntabwo azazitakaza uko bizagenda kose. Yego koko yarabikoze, ni Ange watsinze nka City ubwa mbere ayitsinda 2-1, ubundi ayikubita 4, ariko akimara kunyagira nk'iyo City ukabona yiperimese kunganya na Roma 2-2, atakaje amanota kuri Fulham ubwo baranganyije 1-1, agiye kwa Chelsea ayibanje ibitego 2, iraje iramutsinze, yayibanje ibitego 2 byihuta, abantu bagira ngo equipe arayirangije imutsinda 4-3. So kwa United turabyibuka yari yashyizemo ibitego bigera kuri 2-3, nubwo match yarangiye 4-3, ariko buri wese ari ukuntu byagenze ko United yari igaruye umukino. Ni Tottenham yagiye itakaza kuri za Nottingham, ikiperimeta kunganya na Wolves. Ubundi uretse ibihe byiza yagize iri kumwe na Porsche, guhora ihangana hano muri Big Four niyo standard yagakwiye kuba iri hano, cyangwa nayo yakabaye tubona mu myanya ya 7 ya 8, ibintu nk'ibyo. Ubundi njyewe icyo mbona ntago nyine wenda ikintu kiziri ku muntu ari wenda ari nyine ari ibintu byinshi, ari ikintu ubona uvuga ati cyaranziritse ndamutse wenda nyikoze n'ibindi byose byazira. Amona Tottenham wenda ikintu cyane ari nk'agakombe, niyo kaba ari nk'ino Carabao baramutse bayitwaye byibuze, wenda ari ikintu byaranda kuri Tottenham ikaza noneho itandukanye, wenda ko bafite Liverpool ariyo bazakina bayitsinda n'ubundi ese ko ubundi imikino ya knockout itandukanye n'imikino nyine n'imikino wenda usanga bisaba nyine gukurura nka matches wenda nka match nk'iza sezo yose, nka match 8 match imwe kwitegura ukayitsinda. Man twabonye itwara FA Cup ikipe ya Man City, kandi twabonye na Man U ikuramo byari ni demi finale ya sezo ishize, yakuyemo ekipe ya Liverpool. So niba Man yarayitsinze na Tottenham birashoboka cyane ko imikino ya knockout itandukanye n'imikino yo kwa Ancelotti. Twabonye ko imikino nyine ikomeza itari knockout, Ancelotti twabonye nyine ko arenze, ariko ntabwo twabona mu mikino ya knockout nyine ari kumwe na Liverpool. Ntabwo twabona wenda uko byameze, wenda ngo tuvuge ngo wenda twamushyira ku rwego, ariko ekipe nyine ya Tottenham wenda yakora nk'ikintu wenda yatwara nka Carabao, kuko wabonye nka ekipe ya Man City yatwaye League, abantu nyine amagambo ashira ivuga
nyine uhita wumva ko ikipe ibaye nyine complete kabisa, wenda ukumva ko n'ikindi cyose cyashoboka. So na Tottenham yamutse itwaye nk'icyo gikombe twakumva ko n'ibindi byose bishoboka. Nicyo kintu numva Ange nyine wenda yatekereza, natize nka Carabao atayize nka FA, wenda imyanya yo n'ubundi byagenda biza gake cyane. Match nka zinga yatsinda akamanuka imbere, wenda yashana nka Big Four wenda. Yego, ariko se kugira ngo atsinde ahozaho cyangwa agire consistency, nubwo wenda tuvuga ibi byose ariko afite imvune, nko mu left back wiwe witwa Odoji ntawe afite, ba Mickey van de Ven, ba Christian Romero, ba Ben Davis, abo bose bari mu mvune. So kugira ngo rero Spurs noneho ibashe gutsinda, itegure neza, areke gutegura grand match nyine z'amakipe akomeye ndabari yatsinda n'aya makipe mato yazamuka kugira ngo abashe kuzikura amanota, agire intsinzi ziri consistent. Arasabwa iki? Arategereza abakinnyi be bakire cyangwa arahindura imikinire kugira ngo ategure neza noneho abashe gutsinda bihuzaho n'abafana bamwishimira? Nk'uko bivuze afite imvune zigiye zitandukanye, cyane cyane nk'uko uvuze mu left back we uyu Destiny Udogie ufite ikibazo nyine cy'imvune, niwe muntu hagati, urebye hagati yizi ekipe zombi, abakinnyi ba Tottenham Hotspur ndetse n'abakinnyi ba Newcastle United. Nk'uyu Destiny Udogie niwe mukinnyi ufite tackles nyinshi, wakoze tackles nyinshi, ni tackles 50 zose. So urumva arusha bitwa Bruno Guimaraes na ba Joelinton. So urumva no mukinnyi wakaba yatanga nyine ikinyuranyo, wenda akaba yagira ibyo ndwa nko ku ruhande rwa ekipe ya Tottenham, ariko ntabwo imufite nyine. Urumva ni ikintu nyine kiri buze gukoma mu nkokora ekipe ya Tottenham, wenda bikaba byarwaye nk'umusaruro wayo nubwo bwose iri ku kibuga cya Tottenham Hotspur Stadium, ariko ntabwo Newcastle ibuze korera. Usibye ko urebye ku mpande zombi Newcastle ifite abakinnyi bayo b'ingenzi, harimo mu defense yayo Fabian Schär, harimo nka Kieran Trippier, harimo ba Roseres, ba Jamal Carl Morrison, mwata wayo Nick Pope, Guardiola wayo banzamo. Urumva nubwo na Tottenham dafite Guardiola banzamo, ariko nyine zose urumva ziba zifite ekipe zose ziba zifite nyine zigiye zifite ibibazo byazo. Wenda usibye ko ntabwo wageranya Newcastle nyine ibibazo ifite wenda mu bijyanye n'ibya Tottenham, ariko nyine zose ziba zifite kabisa. Akaba ari byo rero kuri Tottenham ndetse na match ijye kubahuza na ekipe ya Newcastle.